Abanyarwanda n'abatuye isi muri rusange bugarijwe n'ikibazo gikomeye cyane, isenyuka ry'ingo. Uyu munsi wa none abantu babiri barahura bakiyemeza gushinga urugo, uwo ni umugabo n'umugore, gusa bitarenze amezi 2 gusa usanga bari muri leta barimo gusaba gatanya. Ese ibi biterwa n'iki? Ese ibi bikomoka he? Reka tubivugeho. Uko ibinyejana byagiye bisimburana, ibigendanye n'ubuzima bw'ikinyoma cyangwa se kubeshya byagiye bifata indi ntera. Kwiyoberanya, kwihinduranya, gufata indi sura itari iyawe. Iki ni ikibazo gikomeye cyane kiri gukomokaho ibindi bibazo byinshi cyane. Kuba kuri kopi, kwikopiya. Muri wowe ufite umuntu wa nyawe, hari ibyo wanga gukora ngo batakubona nabi, nyamara ari imico yawe. Ndetse mwene muntu ashobora kwigaragaza mu bantu uko ashaka ko bamubona. Mwene muntu ashobora kwereka abantu uruhande rwe ashaka ko bamenya. Mwene muntu ashobora kubwira abantu amagambo ashaka kubabwira bitewe n'icyo abashakaho, nyamara twese dufite uko duteye. Umuntu originali na kopi y'umuntu. Gusa igitangaje, twese usanga originali zacu zitandukanye cyane na kopi. Kwiyoberanya. Nta muntu mubi wo kutaba mwiza, nta n'umuntu mwiza wo kutaba mubi. Gusa aho dutandukaniye ni uburyo ibingibi tubasha kubikontorora. Iyo umusore ahuye n'umukobwa bagatangira kubyumva kimwe, buri wese aharanira kwerekana imico ye myiza mugenzi we. Ntawigera n'umwe yereka mugenzi we ko hari ingeso mbi runaka afite, nyamara ziba zihari. Ni ukuvuga ko icyo gihe baba bana bose ari amakopi, baba biyoberanya. Gusa hari igihe runaka ntarengwa udashobora kwihangana, ukomeze wikopiye cyangwa se ukomeze ubeho wiyoberanya. Babasha kwiyoberanya kugeza babanye, gusa iyo bamaze kubana buri umwe kwihangana biramunanira, batangira kubaho ubuzima bwa original, ubuzima bwa nyabwo. Niho umwe atangira kubona baramutuburiye, atangira kubona ko mugenzi we yahindutse, nyamara mugenzi we ntaba ahindutse, ahubwo aba yongeye akamera uko yari ameze, akaba we ya nyawe. Iki gihe habaho gushwana cyane, kutavuga rumwe, kutumvikana, bitewe n'uko imico ya kopi washoboraga kuyihanganira, cyangwa se warayishimiye, cyangwa se waranayimukundiye, ariko imico ya originali ntabwo mubasha kumvikana. Ibi ngibi bivamo intonganya, imirwano, inzangano, inzika ndetse no kutumvikana hagati y'abashakanye. Buri muntu uko ameze hari abakwiye kubimukundira. Uburyo isi iremye hari abagomba kugukundira uko umeze kwa nyako. Gusa niwihinduranya hari abo uzabucanze, hari abandi bazagukunda bitewe n'iyo mico runaka mishya wagize. Gusa ibi ngibi biragoye kuba washobora kwihangana iyo mico uyigumana igihe cyose. Impinduka, guhinduka biragoye.
guhindura imico, guhindura imyitwarire, uburyo ubayeho. Ibi ngibi ushobora kubikora mu gihe runaka, ariko nyuma y'icyo gihe uba utagishoboye kwihangana. Urahinduka ukamera nk'uko wari umeze mbere. Gusa iyo umaze kumera nk'uko wari umeze mbere, abari bakumenyereye kuri ya mico mishyashya wari warafashe, cyangwa se abari bakumenyereye wiyoberanyije, bagufata nk'umuntu wahindutse. Icyo ni cyo gihe batangira kukwanga. Mutangira kurema urwango hagati yawe nabo, bitewe n'uko bavuga bati wahindutse ute, ese byagenze bite? Nyamara icyo batamenya ni uko ubaye wowe nyawe, uretse kwiyoberanya. Ibi ngibi nibyo biri gutuma ingo nyinshi muri iki gihe zisenyuka, bitewe n'uko nta muntu ugishaka kuba ari we wa nyawe, ashaka kubaho yiyoberanya. Niba yifitemo gutuza muri we akihindura umusazi kugira ngo umuntu runaka amwemere cyangwa amukunde, niba yifitemo ubusazi muri we akihangana by'igihe gitoya kugira ngo abantu bamubone neza ko yitonda cyangwa se afite imyitwarire itandukanye n'iyo afite ya nyayo, iki ngiki nicyo kiri gutera ibibazo bikomeye cyane by'ingo zisenyuka zitamaze igihe. Ingo zisenyuka zitaramara n'ukwezi, bitewe n'uko buri wese aba abona mugenzi we yahinduka.